icyambere na mbere biragoye kuba nahamagara umuntu ngo aze ngo aje ngo nze mu jujubye. Nahuye na Bruce Melody muri 2017 azanywe n'umushuti wanjye witwa Omari the best. The best. Mari niwe wamuzanye. Mari yamaze iminsi ambwira ati Bruce Melody arashaka kureba agiri ikintu cyangwa bibiri akubaza kwigiraho. Even before that nanabwiye Mari ko I personally love Bruce Melody. I'm a big fan. Nanabivuze inshuro ngira ngo n'abanyamakuru barabizi bagiye babikoraho inkuru. So abimbaza I was okay with it, and then dushaka umwanya aza kundeba. I think that was the first time it was a one-on-one. And then ibindi bihe birapasa, ubwo nshatse kwita nsimbuka nkajya ku kibazo. Ntabwo biragoye ko uhamagara umuntu kugira ngo aje umujujubye. So now if it happened, I apologize. Bruce ahari ambabarire, sinzi kamera narebe yariyo, ariko ambabarire nimba naramuhamagaye nibaza ko ashobora kuba yaraje nkunda PlayStation. That's true. Ashobora kuba yaraje no ashobora kuba yaraje nge nazizo twatangiye shampiyona tugomba kurangiza. Murakoze. First of all mwakoze kuza kuko habayemo ubwitange bukomeye cyane mu ruhande rwanyu. So Bright Future Academy ni organization yabaye founded by Yohana Kainamura. Ngira ngo babivuzeho ngira ngo muri 2004 nimba ntibeshye. So nihuse rero n'umugenzi kandi tuziranye igihe kitari gito. Rero tuganira ngira ngo twaganiye mu bihe bya Rwanda Day. Ansaba ko nazasura iyi organization. Kubimbwira rero byasaga nko korosora byukaga ko ni ibintu nkunda. So mu byukuri nicyo gikorwa twaje gukora ahanini tugamije ku encouraging abana ku encouraging no kubabwira ati turi kumwe nabo. Umva ni zimwe muri gahunda bakora abana mu mihanda bakabaha cyo nakwita nk'ubuzima. Ubuzima ni Imana ibutanga, ariko babaha ubuzima, mbese Imana ibafasha guha abantu ubuzima, bakabaha nyine babona icyerekezo cy'ubuzima. So ni ikintu rero cyiza. Hari ama successful stories menshi bafite yabahaciye muri iriya shuri bagatera imbere, bakaba ari abantu b'abagabo ndetse n'abadamu bakomeye right now. So ni ikigo mu by'ukuri gifite gahunda nziza. So rero ni muri urwo rwego numvishe ko ngomba kuza gusapotinga icyo gitekerezo. Umuntu yavuga ngo si kenshi ujya mu bikorwa byawe by'umwihariko nka The Ben ukajyana n'umuryango. Kuri uyu munsi wajyanye n'umufasha n'umukiza kamera. Ni igitekerezo wamugejeje hafi vuba, kubera iki wabitekereje kumva wajyana nawe gufasha cyangwa se kuganiriza no guhumuriza abantu? Ibikorwa byinshi bidashingiye cyane ku muziki, ndetse usibye ko abazi kamera bazi ko ari umuntu ukunda ibikorwa byo gufasha, ariko birumvikana ko ntari kumusiga. Ni ibintu nawe akimara no kubyumva namwabyetinze ko bimeze, yari ready yo kumva ko ya supportinga icyo gitekerezo. So niyo mpamvu twazanye. Hari uko wumvaga ahangaha byagire kuri Bright Future Academy, ariko wumvaga mbere yo kuhagera, hanyuma yo kuhagera wasanze abana beza basobanutse, bazi kubyina, bazi kuririmba impano. Nyuma yo ko muganiriye ko mu byo bakwakiriye, ni abana bagusigiye image ki muri wowe? Basigiye image ngira ngo mwari mwabibonye. First of all bari ready yuko tuje, so n'abantu biteguye bihagije. Rero mu byo bansigiye ni nk'igihango twagirayo, kuko numvishe nanavuganye na founder. Twumvikana ko atari ubwa mbere tuhaje, tuzakomeza kuza, ndetse nza encouraging n'abandi
bagenzi banjye kuba bakora ibikorwa nk'ibi ngibi ndetse ndabizi ko benshi banabikora hirya no hino ariko bakafata kino kigo bakazagisura kuko hari ama successful stories menshi ahari kandi mu mpamvu zikomeye zatuma tugisura. Ikindi Ben tubwireho gato ubufasha mwatanze uyu munsi bungana iki ariko kandi nanone ugize no gukomeza uvuga ngo izerembo mwagagombye kuba muri kumwe hariya na ba Junior Giti ese fonda ni wabegereye n'abasaye ko mwazana cyangwa wumvishije igitekerezo by'iro vuga reka nganiriza n'izindi nshuti zanjye izerembo ni Junior Giti ndetse n'abandi bakabisa. Abo bombi ni inshuti zanjye bari mu nshuti za hafi ngera muri industry nabaganije aho nzasura baba interested yo kuba bazana nanjye and then bagira imbogamizi ariko batanga nabura butumwa bwo gusuza no gutashya abana ariko bemeza ko igihe runaka gikwiriye nabo bazasura. Hanyuma ubufasha watanze uyu munsi bungana iki? Sinzi niba ndi bubisubiremo ubufasha ariko twagerageje gusubiza cyangwa se gusapotinga ikibo cya kiriya kigo twagerageje nyine gushyira muri tafari ryacu. Wenda tuvuze ko ubwo bufasha nubwo ndari gushaka kubuvugaho abari bahari babwumvishe ni miliyoni 5 na mituweli z'abana bahariye kuki ari cyo wahisemo gutanga nubwo wenda utashaka gusubiramo ariko ngira ngo abari bahari babwumvishe banabimenye kubera icyo ari cyo wahisemo kuki ari mituweli cyangwa se izo miliyoni 5 washatse gushira ku itafari yawe kuri Bright Future Academy? Utanga ntago kenshi ntabwo utekereza ntabwo nava ngo utanga ntabwo utekereza ariko utanga cyangwa se ufite ikintu ushize ku mutima ushaka gutanga support ntabwo kenshi utekereza impamvu ngenekereje wenda nganira n'umutima wanjye ndi kumva na story hariya turi mu kiganiro nuko natekereje ikintu gikomeye cyaruta ibindi numvaga ubuzima cyangwa se sante ni ikintu gikomeye cyane gihenze so numvaga rero ndamutse supportinze kuri bya mutuelle sante numvaga ari ikintu cyagira akamaro in a long run. Hanyuma ibyo urumva byari mutuelle sante ku bana just ariko nkavuga n'ikigo reka numve ko ari ikintu ngivize back. Iyo dukora uyu muziki cyangwa se ibintu dukora hirya no hino bitandukanye bitari n'umuziki gusa ariko umuziki niwo tugize abo turibo nubwo umuziki wo tugize abo turibo ubishize muri detail n'abantu badushigikiye kugira ngo tube abo turibo. So it's only right kuba wa giving back yugize amahirwe. It's only right kuba wagaragaza ko uri grateful ko ari amafaranga cyangwa se ubufasha watekerejwe kuri tere ntabwo ugize bikanga pretty much. Dusubire muri showbiz hashize iminsi Bruce Melody avuze ko mwajya gukora indirimbo ukabura ukajya muri PlayStation beat aravuga ngo ko warabuze icyo gute muri showbiz bazi ko wabuze indirimbo byagenze cyangwa n'agasuzuguro warabuze da warabuze icyambere na mbere biragoye kuba nahamagara umuntu ngo aze ngo nze mu jujubye. Nahuye na Bruce Melody muri 2017 azanywe n'umushuti wanjye witwa Omar the best. Mari niwe wamuzanye. Mari yamaze iminsi ambwira ati Bruce Melody arashaka kureba agiri ikintu cyangwa bibiri akubaza kwigiraho. Even before that nanabwiye Mari ko I personally love Bruce Melody. I'm a big fan. Nanabivuze inshuro ngira ngo n'abanyamakuru barabizi bajye babikoraho inkuru. So abimbaza I was okay with it and then dushaka umwanya aza kundeba. I think that was the first time it was a one-on-one. And then ibindi bihe birapasa ubwo nshatse kwita nsimbuka nkajya ku kibazo ntabwo biragoye ko uhamagara umuntu kugira ngo aje umujujubye. So now if it happened I apologize. Bruce ahari ambabarire sinzi kamera narebe yariyo ariko
ambabarire niba naramuhamagaye nibaza ko ashobora kuba yaraje nkunda PlayStation, that's true. Ashobora kuba yaraje no ashobora kuba yaraje njye na Zizu twatangiye shampiyona tugomba kurangiza gusa ubwo ndiho ndashaka kugereranya icyabaye kuko ntabwo nakibuka neza, ariko ashobora kuba iyo yaraje twatangiye shampiyona igomba kurangira, but also thinking ko ari cool enough kuba yanyihanganira nkayirangiza nkamusangayo. It was never agasuzuguro mu bintu kwivuga biragoye, ariko mu bintu nzi ntagira ntabwo nsuzugura. Bivugwa ko indirimbo yagiye we na Medbeat bakayirikodinga bakarikodinga verse ya melody, bakavuga bati wenda Ben namara guhukana na Zizu baraza kumva icyo twakoze baduhe feedback idase barikodinge. Ntabwo wigeze ukora follow up koko ngo umenye n'ibyo ndirimbo hari igitero bakoze cyangwa waracyumvisha ngo ntakirimo? Bishoboke ko ubwo ndiho ndageranya by the way ko ntabwo mbyibuka. Bishoboke ko first of all abahanzi ndabyibuka wenda nibutse ukuntu na recording indirimbo zigiye zitandukanye n'abahanzi batandukanye. Wenda dufate nka Lose Control twakoze na Meddy. Abahanzi yo wizera umuhanzi ukamwizeramo impano, kenshi yo muhuriye muri studio it's ubwo ni njyewe ko abandi bashobora kubikora mu buryo butandukanye. Yo muhuriye muri studio usa nk'ushaka kumuha umwanya azane the best out of himself, abishire hariya nanjye ze kumuha umwanya nzane the best out of myself, biteke hariya. Then later on first of all indirimbo ntabwo yendaga gukorwa umunsi umwe, yendaga gukorwa and then tukagaruka ejo tugasubiramo. So ubwo ndiho ndagereranya. So rero ashobora kuba yarabaye offended maybe because we're not that close, dushobora kuba tutari that close, which nabyumva, ariko nibaza none njye nanjye ngaba comfortable cyane kumva ko yaba ari cool enough kuba yareka nasoza and I think hashobora kuba harabayeho no kuba the appointment twari twapanze ishobora kuba yarabayeho delayed, none tukaba twatangira ibintu turimo and then bakaba baza. So the bottom line ntabwo nshobora gusuzugura umwana like waba warakoze follow up umenye ko indirimbo yakozwe ngo yumve ko nk'umuntu wari wahamagaye akarikodinga ukabibona we na Medbeat ko avuga ko bagiye muri studio ugasigara muri salon na Zizu, waba waramaje Medbeat cyakozwe ngo cyumve nk'uko wavuze ngo wamureka agatanga ibyo afite byiza nawe ukazatanga ibyawe byiza, like waba waramenye ko ibyo byiza bihari cyangwa warabyumvisha ngo ntabwo iri kuri level washaka? nibaza ko batubwira kuza kumva and then tukadesida ko bagiye gukora ibindi. So nibyo binavugaga kenshi niyo abahanzi bakorana kenshi ugushaka ko mugira common ground cyangwa se ikintu muhuriraho, kuko at the end of the day imyandikire yawe n'imyandikire yanjye somehow biba bitandukanye. Beat ushaka cyangwa se indirimbo uririmba neza, style uririmba neza ziba zitandukanye. So mu gushaka guhuriza hagati habamo utwo du challenge. Indirimbo z'amakolabo kenshi nubona zibaye ujye uzishimira kuko ziba zavuye muri brains ebyiri kandi kenshi ziba zitabona ibintu kimwe. So rero nibaza ko ikintu gishobora kuba cyarabayeho first of all ntaho gihuriye no gusuzugura. Ni niyo mpamvu imbere ya kamera nimba ariko yafirinze I apologize Bruce, ambabarire ntabwo ndetse n'undi muhanzi wese. Umunyarwanda yakuvuga ko urimo guca hirya indirimbo ye warayumvisha mu recording cyangwa ntabwo yumvisha? Nicyo ngusubije, nicyo nayimvuze nti nuvuga ngo habayeho ashobora kuba baratubwiye ngo tuze twumve and then we did not like ibyo twumvishije, ariko numva bibaho cyane. I've recorded with na recording n'abahanzi benshi batandukanye. None se ndibyo kugeza indirimbo yashoboka yashoboka yawe na melody? Absolutely. Iya mbere ntiyashobotse ntabwo yakunzwe, ariko iya kabiri yashoboka. Yashoboka. Tugomba kugira sinzi nimba uzi story ya indirimbo ya Diamond Platinum na Meddy. Bakoze indirimbo ebyiri. Ubwo ndashaka kugiranya ibintu wumve. Bakoze indirimbo ebyiri. Iya mbere yarakozwe iyo Diamond yifuza ko ariyo nziza,
birayanga iya kabiri iyo Meddy yibwiraga ko ari nziza Diamond yumva ntabwo iri ku matching ni ibintu biri normal this is really nawe bihuriye no gusuzugura ni ibintu bibaho igikurikiraho ahubwo yo nta ego zihari kuko ego niyo kenshi zica ibintu iyo ntekerereje nabi kumva ko nagusuzuguye then that's wrong yo ego zidahari rero murapanga mukaba ma creating ikindi kintu gahoro gahoro ariko iki kibazo nagira ngo tugisoze gutya Bruce Madam ambabarire ntago nigeze musuzugura ndetse n'undi muntu wese ntago nsuzugura ubwo bene wenda mbere umuhanzi none namwe muvani wawe Green P birashoboka ko twatugiye kubona Green P ugiye kumufata ukaba wagiye kimufasha mu muziki agashaka ko ari umuhanga ukunda kupoza ko ari ikintu cy'imyana y'hip-hop twizere ko ugiye kuba wamufata ukuboko cyangwa se ukagira icyo wakora wowe successful byose wabibona twese twemeza ko Green ari umuhanga right twese bo abenshi twemeza ko Green ari ikintu cya hip hop so ndi gukora ibishoboka byose kugira ngo abamukunda bongere bamwumve Green afite ibintu byinshi cyane ahishiye abanyarwanda mu kugusubiza rero ndumva navuga yes mbere tugarutseho gatoya wazuba nyine ko mwaje muri cyo gikorwa cyo gufasha abana kuri Bright Future Academy bavuze ko bagombye kubazanya na Israel ngo nyine cyangwa ariko mu gupresenta mwazanye bagajemo na famille yawe barimo abakazi bawe umugore wawe ndetse n'abari mu muryango wa Close umuntu yakubaza ati Green P umuhanzi mwiza dufite mu Rwanda even wenda dufite kuba biri current ubu ariko umuhanzi mwiza niwe kiniyongeraho ni famille nyine ni famille yawe kuki utagira cyaje wari musabye niyaboneka cyangwa ahubwo ntabwo kugeze nawe wabimushyiramo cyane bo iyi gahunda ya hano ntabwo nayimubwiyeho ufite ejo twavuganye ejo ndetse na anti wanjye nayimubwiyeho actually nayimubwiye umunsi mu gitondo so hari gahunda ziba ziri improvise ku buryo muzikora nyine n'abari tayari I would love to go with Green anywhere ngira ngo few days back twari tuvuye mu Kagera twari turi kumwe bya mwabibonye so it's really yeah hanyuma ejo bundi binyuze ku muyoboro wa YouTube nibwo media postinze ifoto yawe nawe avuga ngo new song road nawe uranabipostinga actually abari indirimbo yawe nawe cyangwa abari yawe yateguzaga cyangwa ari ye arimo guteguza leta tugira ibanga ntabwo byari kubera ko ryagiye n'ubundi kuri murandasi binavugwa ko umuntu afitanye indirimbo n'ubundi iri code niyo yaba igiye gusohoka nyine ibyo wabonye nibyo bitari ibanga ibyo uri kumbaza nibyo banga wakiriye gute ko ari kwigira umupasiteri warabimenye wabyakiriye gute inde Meddy wakiriye gute ko yagiye kwigira umupasiteri se warabimenye icyemezo cya Meddy ndi mu bantu bari inyuma ya Meddy kugira ngo abanzi bazi ko Meddy ari umuvandimwe bityo rero icyemezo cyose Meddy yafata I have to be supportive yacu kandi Meddy naramuvaho Meddy yahoze ari umukristo kugira ngo murabizi ahubwo bicaye imbere kuri Meddy ntabwo urasoza kuri Meddy ntabwo Rwanda zira kugira ibibazo kuri Meddy reka soza kuri Meddy so Meddy rero Meddy yahoze ari umukristo even myself njye ni consider nk'umukristo ahubwo Meddy ikintu yakoze yakoze ikintu nakwita kumaramaza yaramaramaje ndetse agira n'uburyo ki abonamo ibintu kandi bimunyura kandi bimuha amahoro akenshi rero dukurikira aho amahoro ari so nibaza ko aho yashatse aho yakuye aho afite amahoro aho yabonye amahoro niho yagiye ubungubu tugiye kugendera mu murongo kugira ngo bize kugera ni ukuvuga ngiye kubaza kurikireho Kaspa kurikireho Kamarade kurikizeho Dictateur Amosi Peacemaker nawe yarasoze ni n'ibyo bibazo bihari ngiye reka twari wenda nubwo twari twaje gufasha twari twaje gushyigikira umuhanzi Ben ariko Peacemaker yaje kubigarukaho ngiye ndaza kugaruka ku kintu
cya Kigali protocol kiraza kugaruka kuri melody kubera ko nanjye nkunda gukurikirana ibiganiro bye cyane ko tugufite hano mu minsi ishize yaragiye aravuga ngo ashaka kukwitsaho cyane ko ngo avuga utamusubiza bikagaragara ko intambara yawe nawe itazasoza kandi unarebye wenda mu bihe byashize melody ni umuntu wagufanaga ni n'umuntu ugufana ariko nanone mu biganiro byose kugarukaho yaba mu buryo bwiza no mu buryo bubi wowe mu mboni zawe ububona gute ese ubifata gute kandi noneho rimwe na rimwe hari igihe kuvugwaho abafana bakabyakira nabi bagukunda ndetse banakunda umuziki wawe n'abakunda umuziki nyarwanda ndetse bakamwereka reaction cyane ukabona ko bitafashwe nabi kuri wowe bifata gute cyane ko abakunzi b'umuziki nyarwanda bakunda kugushinja ko udashobora kumusubiza ariko nawe ubwo yavugaga yajyaga ku kiganiro na Irene kugira ngo nimba ntibeshye niho yagikoreye yavuze ko ari umuhanzi avuga utamusubiza kandi ko atagamije kurekera wowe ubibona gute ese nibyo umukobwa ese wozagaruka umusubize bizagenda gute wowe bifata gute nicyo nashakaga kugira ngo mbaze murakoze mu by'ukuri icyo kibazo ubajije kiragoye impamvu kigoye ni uko sinzi feeling ibimpa yo bibaye however hari ikintu cyitwa showbiz iyi showbiz iramutse ikozwe mu buryo inyuma mu bikari abantu bahuza bakagira ubumwe ntihagire abagambanira abandi ntihagire abifuza ko abandi baba vanished in a way or another ibiba imbere ya kamera ntacyo bitwaye I honestly don't think nta kibazo cyakabaye kirimo biramutse bidafite ibindi bintu wenda byakurikira inyuma ntabwo ndi buvuge ngo birahari cyangwa ntibihari ariko nicyo kintu naransa nonaha byaba byiza showbiz ibaye showbiz I think bimwe mu byo akora I think biri showbiz ibindi kandi afite uburenganzira bwo kuvuga ko umutima w'umubwiye gutegereza wenda ko musubiza ibyo wenda sinzi ariko ngira ngo ndumva nasubije bimwe mu byo yagiye avuga so ndumva mu by'ukuri ndumva uko nagusubiza it's just it's a weird feeling ntabwo nzi ukuntu nabisobanura nagira ngo mubaze gato ku muziki cyane cyane ko ubundi Ben tumuzi nk'umuhanzi mushinga byose Ben wadupromisinze 2 songs imwe mbere y'ubukwe indi nyuma y'ubukwe yenda kubera ko n'ubu turacyari nyuma y'ubukwe kandi ubukwe bwarabaye ntibuzongera kuba yenda ushobora gukora ubwa kabiri ariko sigaho ntabwo byashoboka niba ari confirm ahubwo ntibyari kuko nyuma y'ubukwe nyine igihe kinini gisigaye nyine hari igihe kinini nyuma y'uko ni imyaka ijana rero ubwo twitege ku mwaka 99 se niho uzayigina cyangwa nyine abafana ikindi twigeze kukubona muri studio na Azawi uranamupostinga indirimbo yawe na Azawi yaherereye se abafana kuko cyane ko wakunda kubona collaborating n'abantu mu Uganda cyane kandi Azawi ni n'umuhanzi mushya abantu bakeneye kumva vibe ya Ben na Azawi ndumva ari ibyo ngibyo n'ibyari okay mene ku Azawi indirimbo yabaye recorded yanarangiye irasohoka anytime between now and kenshi buriya rero kamwereke indirimbo gusohoka kwayo ntabwo ari gukorwa kw'indirimbo siko gusohoka kwayo hari matematike nyinshi zigomba kuvaho kugira ngo zisohoke kenshi ngo ndakubwira wenda team management y'umuhanzi team management y'undi muhanzi streamings ziravugana ni ukuvuga ngo abahanzi hafi ya bose muri kino gihe baba bari under a certain streaming company igomba kumenya release n'iryari dates nziza n'izihe so
urumva ibyo ni ibintu wenda mbabwiye ariko biri muri bitume indirimbo nyine sometimes itinda ukiri kuraza hari ejo bundi wagiye muri comedy store abantu expectinga ko uri buze kuririmba na Shiba binkorera ushobora kuba ari nayo mbere bari mugiye kuririmba sasa rero tubonye ko Shiba mutaririmbanye ndetse n'abandi batabibonye batangira gutekereza ko hashobora kuba harimo akantu katari keza hagati ya Shiba na The Ben. Ese ni ibintu mwari mwaplaninze byagenze gute kugira ngo we na Shiba mudahurira ku rubyiniro kandi byaragaragaye ko mufitanye chemistry neza? Yego habayeho ngira ngo wabonye ko na kibazo ubundi ngira n'abahanzi. So Shiba by'umwihariko rero yari afite igitaramo gikurikirana na kiriya mu masaha kuri nuvuga ngo yavuye hariya ajya ku yindi stage. So kubera ko habayemo akantu k'akaretari asa nkaho atinda biba ngombwa ko ambwira ko atari kugaragara kuri ntabwo yari plan yari uko agomba kuririmba, and then kuko habayeho gutinda kw'igitaramo muri rusange kandi ahandi hantu yari baye booked ategerejwe, so biba ngombwa ko bigenda kuri indirimbo ya kabiri nyuma ya Forever. Nsigaye ntinya kuvuga amatariki n'amadate uko nagiye ngira, ariko I promise you ko itagomba gutinda.